Nshuti bakunzi b'ikiganiro Iwacu Heza with Dr. Justice, ndagira ngo mbararikire ku kiganiro uyu munsi bafitiye na Jean Ngendahimana. Jean Ngendahimana yari mu bateguye ikiganiro cyangwa umuhango wo kwibuka ribara uwariraye. Jean Ngendahimana yavuze amagambo ari mu bwenge ndetse amagambo agaragaza urukundo rwe n'ubumuntu bwe n'uburyo yabashije kurenga ikibazo ubona abanyarwanda benshi bigora kurenga cy'amoko, aho yavuze ngo amoko je m'en fous. Byahise bitrendinga kuri social media, abantu benshi bakagenda babyandika, ariko uyu munsi twavuze tutereka tugirane ikiganiro na nyirubwite kugira ngo abashe kutuganiza ese yashaka kuvuga iki. Mbere y'ibyo ngibyo ariko yuko Jean Ngendahimana aza kutuganiza, ndashaka kubibutsa kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu, mugire subscribe, niba mwakunze ikiganiro mugire like, niba mutagikunze mushireho dislike, kandi turashaka na comment zanyu, turashaka feedback, mutuganize. Nta yindi gahunda dufite, nta yindi inyungu dufite muri ibi biganiro uretse kuganira n'abanyarwanda no kubahuza kugira ngo turebe ko twazubaka u Rwanda rweza, aho iyi YouTube channel n'ubundi nayise Iwacu Heza. Nuko Jean Ngendahimana ntatinze mu magambo, ikaze kuri Iwacu Heza with Dr. Justice. Uraho urakomeye? Turakomeye, ndabashimiye Dr. Justice kuntumira. Ni umugisha ndetse n'umwanya mwiza umuntu abonye kugira ngo akomeze aganire n'abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi, dore ko buriya mu muco wacu ikibazo dufite ntabwo tuzi kuganira. Igihe rero umuntu abonye umwanya wo kuganiriza abantu mu bwubahane, mu bwumvikane, biba ari byiza cyane. Mbwira abantu bose ko ari amahoro, ari ibiganiro, ari ibitekerezo, ari imishinga yose mu biganiro. Iyo abantu badafite umuco wo kuganira, burya haba hari ikibazo muri society cyane. Rwose nakunganira, kuko iyo abantu baganiye nibwo bamenyana, ndetse na hari ikibazo ntabwo ikibazo gishobora gukemuka abantu batakiganiriyeho. None Ngendahimana, nakubaza nti kuba atazi Jean Ngendahimana, Dr. Jean Ngendahimana ni muntu ki? Dr. Jean Ngendahimana ni umusore w'ingaragu ufite imyaka 30, bivuze ko jenoside yabaye ufite imyaka 4. Nabaye mu Rwanda n'umunyamakuru nize muri kaminuza nkuru y'u Rwanda i Butare, hanyuma nkora mu Rwanda n'umunyamakuru, nangira kuri radiyo bita Ubuntu Butangajwe, yarafunzwe bitewe n'ikibazo cy'itangazamakuru nyine nabyo bitameze neza mu Rwanda. Iyo radiyo nza kuyivaho njya gukora kuri radiyo bita Isango Star, ari naho benshi bamenyeye ko ni radiyo izwi cyane mu Rwanda. Nyuma bitewe n'ibibazo bitandukanye naje kuhava ngana i Burayi, ubu mba mu gihugu cy'Ubudage mu mujyi witwa Hamburg. Akaba ariho nkora mu bintu bijyanye n'abimukira, ndetse akaba ariho ndimo nkorera cyangwa se ndi kurangiriza doctora yanjye. Murakoze. Hari amagambo meza avuze ngo ukubitira ikinyoma hakubuye. Ni amagambo akomeye. Wasobanurira abatwumva ukubitira ikinyoma hakubuye, ese kuki gikubitira hakubuye? Ni ikibazo cyiza cyane. Ubundi gukubitira ikinyoma hakubuye bifite insiguro cyangwa se byasobanurwa mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni uko ikinyoma uko cyaba kimeze kose, uruhande rwaba rukivuga rwose, ikinyoma burya kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo kiba cyiza rero. Hari umugani w'ikinyoma n'ukuri ukuntu byagiye koga, ikinyoma kigatangira kikabwira ukuri, ngira ngo abantu barawuzi, ntabwo niba musubiramo. Ntabwo njye muzi rwose, ntabwo muzi, hari benshi bashobora kuba batawuzi, nanjye ntawo. Kaze nkubabwire, kera ikinyoma n'ukuri byabagaho muri sosiyete, ariko iyo sosiyete buri gihe bakanga ikinyoma, ko cyahoraga kibeshya, cyahoraga kibica, cyahoraga kibavuma, ntabwo cyabanaga neza cyane. Hakaba n'ukuri rero kwari ukuri nyine, kuvuga neza, kubana n'abantu neza. None ikinyoma kiza kugirira ishyari ukuri.
kibwira ukuri ngo reka tujye gutembera. Bageze mu muhanda, ikinyoma kibwira ukuri ngo dore uyu munsi rwose izuba ryarashe harasa neza. Ukuri koko kurebye hejuru usanga izuba ryarashe, ikirere kirasa neza. Kuri biragutangaza uburyo ikinyoma kivuze ukuri. n'ibintu bidasanzwe ko ikinyoma kivuga barongera baratambika, ikinyoma kirangira kibwira ukuri iti uyu munsi rwose ndabona hari imodoka zirimo zigendagenda, abantu barasa neza. Kuko ukuri kurebye usanga nibyo. Baragenda ku nshuro ya gatatu rero ikinyoma cyari kigiye gukora ishyano, ubwo kibwira ukuri ngo noneho rero reka tujya, ariko ubwo byari amayeri y'ikinyoma kugira ngo kibone kugizaya kivangavanga. Bageze ahantu ku mazi, ku mugezi, kibwira ukuri ngo uyu munsi rero none harashyushye tujye koga. Baragenda, bageze ku mugezi bikuramo imyenda. Ubwo bari bavuye muri wa mudugudu barimo muri asitiri, barimo bari gutembatembera. Bamaze kwikuramo imyenda, ikinyoma urumva ukuri n'ikinyoro ubwo, ariko ikinyoma kiza kwibira gihingukira hirya, gihita kiza cyambara imyenda y'ukuri. Yambaye imyenda y'ukuri ngo kijya muri gisubira aho bavuye nyine muri wa mudugudu. Abantu bagikomera amashyi ngo dore ukuri, nayo kiranezerwa cyane kuko imbere cyari ikinyoma ariko hanze mu yandi magambo cyari ikinyoma ariko cyambaye ukuri. Cyambaye ikibazo rero noneho ukuri aho kuvuyiriye mazi gusanga kuko ikinyoma cyandurutse kugenda kwambaye ubusa. Rero niho abantu baye, ariko abantu bari ukuntu kwababandaga baza gutahura ko ikinyoma burya nubwo cyambaye imyenda nta kigenda, n'ubundi kikiri cya kindi. Ubwo niho abantu bavuze bati rwose ukuri kwambara ubusa, cyangwa avuze ukuri kwambaye ubusa. Ni ukuvuga ngo rero naho uwo mugani wavuye rwose, nuko byagenze. Ikinyoma niyo cyakwitaka kikigira cyiza kikaza cyambaye zahabu, nta munsi n'umwe kizigera gitsinda urugamba rwo kubwira abantu ko ari cyo kuri. Ndakubwiza ukuri, mu kinyarwanda bajya bavuga ngo tubwiza ukuri kwambaye ubusa, cyangwa ngo ndakubwiza ukuri kwambaye ubusa. Ntabwo nyine najyaga mbyumva neza, ariko urakoze kubinyumvisha ndetse no kubyigisha abanyarwanda. Uri umunyabwenge cyane. Ubwo nkomeje rero gukubitira ikinyoma hakubuye. Urumva ikinyoma nyine gifite, hari igihe kihinduriza kikaza gifite isura nziza cyambaye ukuri, ariko inyuma ari ikinyoma cyuzuye neza neza. Iyo gikubitiye rero hadakubuye akenshi usanga kigenda kikongera kikihinduriza, kigahindura imyenda kikongera kikagaruka. Ariko twafashe iyi sansi yo kuvuga ngo tugikubitire ahakubuye, kuko iyo ugikubitiye ahakubuye rwose urakinoza. Urakinoza ntabwo kigenda burundu, ntabwo cyongera kuza kigaragaza. Niyo mpamvu rero ku mugaragaro radiyo na televiziyo ku mugaragaro yo kuri YouTube twemeje gukubitira ikinyoma ahakubuye, kuko kugikubitira ahadakubuye nta kiba gikozeho, kiragenda kikongera kikagaruka. Nanjye navuga ngo ntabwo wenda nari nzi iyo story nk'uko itubwiye y'ikinyoma n'ukuri uko byagiye koga, ariko uvuga yuko ukubitira ikinyoma hakubuye, navuze ntari ku bundi koko burya ikinyoma ni umwanda. Ugikubitiye ahakubuye nta mwanda gishobora kwihishamo, kiragaragara ntigishobora kwihisha. Nibyo rwose wabitawe ubiboneye iyindi teori. Ikinyoma urabivuze ni umwanda. Iyo ugikubitiye umwanda rero gifite ukuntu kigenda kikihinduriza ukakibura, ariko iyo ugikubitiye ahakubuye nawe kwihisha. Ubu kirangije cyaca hese, nta handi kiba gifiteho kujya. Kandi sosiyete yacu ifite ibinyoma byinshi cyane, by'umwihariko muri politike iyoboye igihugu harimo ibinyoma byinshi byahitana n'umuntu. Nibyo ibinyoma kuko urabivuze, harimo ibinyoma byinshi, kandi aho biriya binyoma bibera danger nk'uko tubivuga mu Gifaransa cyangwa dangerous mu Cyongereza, ni uko ari ibinyoma byica, ni uko ari ibinyoma bivutsa ubuzima inzirakarengane, ndetse n'abantu bashaka ukuri nyakuri, bashaka ubwiyunge nyakuri, ugasanga babisizemo ubuzima nka Kizito Mihigo ndetse n'abandi tudashobora kurondora. Yandi magambo hayari dufite ikinyoma cyambaye ukuri. Icyo kinyoma rero ugitahuye kiramuhitana byanze kunze. Niho rero uzabona hari abantu bahitanwa kubera ko bavuze, hari abantu bahitanwa kubera ko bakoresheje analize y'ubwenge, hari abantu nyine baburirwa irengero ukuntu ukayibirwa n'iki kirwahitana. Kumva kenshi uzasanga ari ikinyoma rwose gisa. Hari umuntu w'inshuti uheruka mu Rwanda
kuko njye mperuka mu Rwanda kera, mperuka mu Rwanda muri 2001, kuva nasohoka ntabwo ndasubirayo. yamaye hashize igihe navuye mu Rwanda muri 2001 mu kwa gatandatu, ntabwo ndasubirayo rwose. udasubirayo se ikibazo kiri ya kinyoma se none nanjye ko nsigaye ngikubitira kubuye ubwo watse ko cyaguhita nugezeyo cyamitana ngezeyo nge ahari ngira ngo bahita babyumva mu ndege yuko ari indege inzonye, sinzi batayihagarikiye muri Kenya nka padiri, sinzi uko byagenda. ngo ubutaka wakandagiyeho ni ukubuterurana byose n'ibyondo. Ntabwo mbizi, ariko mu by'ukuri ngira ngo ibi bintu turimo gukora ni kwigisha abanyarwanda umuco wo koroherana, umuco wo kumva yuko ntabwo dushobora kumva ibintu kimwe. Niba koko umuntu hari ikintu avuze ntucyumve mu buryo nk'ubwe, ntabwo twagakwiye kuba banzi, nta nubwo twagakwiye gupfira icyo twumva yuko ari ukuri. Uvuze ikintu cyiza cyane kuko dufite sosiyete y'ibifura cyane. Sosiyete y'ibifura ku buryo kutavuga ubundi muri rusange abantu mu isi ni ihame ko batazigera bavuga rumwe kugeza isi irangiye. Ibi rero kubera ko ari ihame byo mu isi by'abantu, nta n'umuntu wagakwiye kubaza undi kubera ko atatekereje nkawe cyangwa atavuze nkawe, kuko ntibishoboka. N'abanyagitugu bazashira imbaraga zose zishoboka, ariko ntabwo bizigera bikunda. Ubwo rugamba ntabwo bazigera barutsinda, bazagenda haza abandi nabo nibitwara nkabo, nabwo urwo rugamba ntabwo bazarutsinda, bizagenda gutya. Ni byiza rero ko twambara sa diversity y'ibitekerezo. Ni byiza ko abantu bemera atavuze gutya, avuze gutya, nkemera ko ibiganiro bikwiye kuba mu bwubahane nta gutukana, kuko nk'uko nabivuze gutukana ni ikimenyetso cyo gutsindwa kuganira. Gutukana rero rwose nta n'uburyo akwiye kuba biranga sosiyete. Ariko ikibabaje urasanga ariyo sosiyete ivuga abantu ni ibigarasha, mbere yuko nakubwira ati icyo wavuze ntabwo nyemera kubera ingingo A B C D, aravuga ati uri ikigarasha, uri umujenosideri, waranavutse wenda na jenoside utanayizi, urumva uri inyangarwanda, uri umwanzi w'igihugu, uri iki. Birababaje, biteye agahinda kubona umwenegihugu yita undi mwenegihugu umwanzi w'igihugu. Ubwo muri make we aba yigize umuntu ugikunda, kandi igihugu twaje gusanga nta muntu ugikunda. Dushatse kujya muri analyse twasanga kenshi ari n'ubutegetsi baba bashaka n'ubutegetsi n'imitungo atari igihugu bakunda, babyihisha inyuma, bihisha inyuma ya concept cyangwa ya teori yo gukunda igihugu, kandi ari bo bacyanga ahubwo cyane. Uramutse ugiye gusengura neza igihugu kugikunda ibyo ari byo. Muvandimwe Jean Ngendahimana, nibyo ibyo uvuze ni ukuri, ko usanga umuntu niba avuze ibintu ntabyumve kimwe na leta, aba ari umwanzi w'igihugu, aba ari inyangarwanda, aba ikigarasha. Ariko navuga ngo ibintu nagiye mbona mu Rwanda birababaje, kuko hari amagambo Karasira yigeze kuvuga, aravuga ngo abanyarwanda nitwe umuntu ashobora gusitara ku ibuye sogokuruza we yasitayeho. Ni ukuvuga ngo sogokuruza araje asitaye ku ibuye, sogokuru arisitayeho, papa arisitayeho, nanjye nkazarisitaraho. Urumva izo ni generasiyo zingahe? Generasiyo enye zisitara ku ibuye rimwe, kandi iryo buye turarizi. Birababaza kubona abantu mbere ya 90 bari hanze baje bataha iwabo, nubwo uburyo batashyemo wenda n'abari ku butegetsi batabyumvisha kimwe, babitaga ngo ni inyangarwanda, babitaga amazina ngo zifite amatwi, ngo babakubise, ngo hari intwaro bitaga ngo bakubise, sinanayibuka hashize igihe kinini rwose, ngo babakubise inshuro, ngo uzanyenze z'inyangarwanda ngo twazikubise inshuro. Ku ruhande rumwe abarwana bataha bakavuga ati we are patriotic, dukunda igihugu. Ku rundi ruhande nabo abarimo kubahagarika kandi nabo ni abanyarwanda bati natwe dukunda igihugu. Ese Jean Ngendahimana, ni igihe ki abanyarwanda tuzagera kumva yuko twese dukunda igihugu, twese turi abanyarwanda, nubwo ibintu tutabibona kimwe, uko ubwo budasa bwo mu bitekerezo byacu aho kugira ngo budutandukanye cyangwa butume twangana, ahubwo bwatuma dukundana kugira ngo twubake igihugu cyiza tuzaraga abana bacu? Urakoze cyane kuri icyo kibazo. Nkeka ko akenshi biterwa n'ubujiji, ariko politiki inakoresha kugira ngo iteranye abantu. Ndaguha urugero, buriya
inkotanyi FPR inkotanyi yitwaga Inyangarwanda mbere y'uko itera igihugu na nyuma y'uko igiteye yarafashe mu majyaruguru. Ibyo byagakwiye kuba biyiha isomo ko umuntu uwo ari we wese wakwita undi izina rimwambura umuntu yagakwiye kubahanwa imbere y'amategeko, ariko urasanga sibyo, ntabwo ari byo. Muri FPR ntuzasanga abantu bita abandi ngo ni ibigarasha, ngo ni abajenosideri, atabizi nta n'ikintu ashingiyeho ngo ni uko politiki ngo yavuze ngo uyu muntu ngo ni ikigarasha. Bishatse kuvuga ngo ni amateka turigana n'amateka twigiraho. Kandi mfite impungenge igiye ku giti cyanjye, kuko hari umufilozofe umwe nkeka ko ari Karl Marx yaravuze ngo ubwoko butigira ku mateka yabo baburi risike kuyasubiramo. Reka nongere mbisubiremo neza. Ubu abantu baravuga ngo never again, never again, never again, never again. Kambyemere, nta jenoside twifuza, ariko twese hano turi gukoresha ubwenge, turi gutekereza. Ukeka ko haramutse habaye nka sinye ntoya cyangwa kwibeshya ku butegetsi bukavuga ati aba bantu ni mu bice, ni mwiki bigarasha, resistance bumva yaboneka. Umuntu bamubwira ngo genda usengere mugenzi wawe, ita mugenzi wawe umwanzi w'igihugu, gira gutya, ishimira urupfu rwe. Uratekereza umuntu ukishimira urupfu rw'undi nkaho twese tutazapfa? Ni ikibazo gikomeye. Ubwo rero uzasanga ni ikibazo dufite, ariko ni ikibazo n'ubu kizakemurwa no kwigisha abanyarwanda n'imitekerereze, kuko nyereka ko dufite politike y'exploita ubujiji bw'abanyarwanda. Ibyo ndabivuga kubera ko ifata itangazamakuru ryigenga, rikangura, rinigisha abanyarwanda, ikarifunga umunwa, igasigaye ikoresha imizindaro yabyo. Abantu bajya bayivuga neza, abantu bajya bavuga ngo eretere buriya ngo yabibaga urwango. Nibyo rwose. Uramutse unashatse n'ubwo ababiba urwango wababona mu Rwanda, kandi itangazamakuru riba urwango. Kandi ari eretere umuntu yarwanywaga na leta ntabwo yayibwiraga atuya mwivuga ibi, kubera ko n'ubu kandi kubera iki? Kubera ko leta zose zikoresha itangazamakuru zirarikontorora, noneho rigakorera mu nyungu zabo. Muri kiriya gihe eretere cyangwa se leta ya Habyarimana yari ifite inyungu muri eretere mu kubwira abari mu Rwanda ko bagomba kwirinda no kurinda igihugu atutumaye possible. N'ubu kandi ntabwo nkeka ko FPR iramutse ibwiye abanyarwanda abari mu Rwanda ngo murinde igihugu, uwitwa umwanzi mu mwice. Resistance ko twese twize, ko twese tuvuga ukuri, resistance mu mva nta ishobora kuva, kuko abanyarwanda bakurikira buhumyi ngo urumva hari umuntu wabwira FPR ngo ibi ndabyanze, ukurikije uko ubutegetsi, uko amategeko ashyirwa mu bikorwa, uko irivuye bukuru rigira ryasakaye. Rero ndagira ngo mbwire abantu bavuga never again rwose bajye bayivuga ko banatekereje, bakajya bayivuga ubujiji, bajye bayivuga banatekereje. Icyiza tukemera, ikibi tucyanga, uwakivuga wese. Kuko mfite ikibazo ko abanyarwanda iyo ikintu kivuze n'umunyembaraga ufite imbunda inyuma ye, ufite ubutegetsi inyuma ye, ngo ni minisitiri, ngo ni perezida, ngo ni senateri, bahita bumva ngo ari ibyo. Ibintu bikwiye kuvaho, kwizera buhumyi, kumvira buhumyi. Amagambo uvuze koko nibyo, kuko ijambo never again navuga ngo nkoresheje ururimi rw'icyongereza ryagiye riba the most abused word. Baravuga ngo never again, never again, never again, ariko nta kintu dukora, nta kintu leta ikora mu by'ukuri ubona yuko kira preventinga cyangwa gishobora gutuma ibyabaye bitazongera kuba. Nge nakubwira Jean Ngendahimana, navuga ngo ndi mukuru wawe, hari byinshi nabonye mu by'ukuri abategetsi bo ku bwa Habyarimana ibuye basitayeho. Noneho mu butegetsi bwa FPR, kuko ubwo nibwo butegetsi nabayemo mu buzima bwanjye, niyo mateka nabara, ibuye basitayeho ku bwa Habyarimana, nuvuga ngo iryo buye ryagiye ryiyongera ku buryo noneho mfite ubwoba yuko ubona yuko urwango rwagiye rwiyongera cyane, rugenda rukabya ku buryo nk'uko bivuze ngo mu Rwanda ngo umuco uturutse bukuru bucyakuriye hose, leta ivuze iti mukore ibi, byanze bikunze abanyarwanda bakongera bagapfa, ndetse bagapfa ku mubare unarenze cyane w'abapfuye. Birababaje. Ntabwo ari byo twifuza, ariko
ndagira ngo mbwire abanyarwanda muzumva iki kiganiro azatekereze ngo leta iramutse ifutamye ikavuga ikosa rimwe ngo aba bantu ni ibigarasha ni abacengezi n'abanzi b'igihugu ni mu bice, bazambwira umuntu wa resist akavuga ati ya ndabyanze nubwo bibuzwa leta bazabimbwira. Ibyo rero niho jenoside yavuye, nicyo byatumye imera gutyo. Igihugu cyarimo abanyabwenge bake bavuga ijwi rike, itangazamakuru ryari ryarafunzwe umunwa, nabavugaga ibiri contre leta. Abantu bumve rero ko mu gihe situation kimeze kimwe ntabwo zatanga result itandukanye. Ibyo bintu byumvikane, umuntu udatekereza ashaka kubwira ko situation zimwe zishobora gutanga result zitandukanye. Oya, zitanga result imwe neza. Rero tuvuge nk'uko wabivuze, riri abused, ntibizongere kuba abantu ku magambo gusa, ariko nibatekereze etymology na source yaho byavuye. Birababaje cyane kuba ari sosiyete nyine tugenda dusitara ku bintu n'ubwo twasitayeho, mugerageje kuvuga mwanjye wowe n'abandi ugasanga ngo turi guterwa amabuye ku mpande zose. Ni ikibazo. Ikindi wa mugani ngira ngo tunaganireho cyari nk'ikintu nyamukuru twashaka kuganiraho, hari ahantu komoje kuri mu Nyangire tubona iwacu mu Rwanda, aho umuntu utavuga ibijyanye n'umurongo wa leta bavuga ngo ni umugenosideri, genocide naya ni ikigarasha. Mu gihe twakoraga ikiganiro ribaruwa riraye, warebye muri comments ndumva sinzi niba hari wakubajije ngo wahungiye muri Zaire ryari, urangije uramusubiza. Ndagira ngo bari wo byivugirane kubikuvugira, noneho turakomeza tuganira. Yabibajije muri sanse isa nkaho ari ukwihenura, ambwira ngo uzabaze ababyeyi bawe impamvu mwaho zitanu n'icyenda. Ubwo nkurikije nshize mu nyirabwenge yashaka kumbwira ko bahunze n'ubundi bahunze abahutu, bahunze revolution mutu yabicaga. Ubwo nanjye ko nari nkwiye kuba nicaye hariya muri za teori zabo bavuga ngo abantu babicaranye ngo n'abajenosideri n'abacyugateye umuntu w'imyaka 15 jenoside yabaye ukamwita umujenosideri. Ni ibintu nshiraho iteka naho ndi hose. Ahubwo ibi biransaba kugaruka kuri jemamfu, kuko mu by'ukuri ubwoko bukoreshwa na politike mu kuduteranya. Abantu ku giti cyabo nta nyungu babifitemo namba. Yewe ntabwo nzategereza ko umuntu aza kumbwira ngo abahutu barapfuye, abahutu bagize ibyago, abahutu barishwe bazira uko bameze, bazira n'ibindi bitiswe jenoside. Ntabwo nzategereza umuntu akumbwira ngo bagirire compassion. Umva akababaro ni kamwe, nta muntu ubabara neza. Nongere bisubiremo. Reka nongere bivuge gutya: kwibuka jenoside yakorewe abatutsi bidakuyeho umwihariko wabyo ntabwo bivuze ko abantu batayibuka n'abandi bibuka. Ikibazo kiri he? Ninde ubifitemo inyungu mu gushaka kuzitandukanya? Ubundi ninde wakoze ubushakashatsi na research ngavuge ko abatutsi bababaye gutya bibutswe n'abahutu bababaye gutya, dore ko abenshi muri iriya ntambara kuva 1994 baguyemo rwose. Ntitwari dukunda kurwanira urupfu rwose, ntidukunda kurwanira urupfu, baguyemo ari benshi. Ngiye nkibaza, jenoside buri ni ijambo ry'abanyamahanga, ni ijambo ritari mu Kinyarwanda. Ushakira Ikinyarwanda warigura ntabwo wakibona. Ninde muntu ufite inyungu mu kuyitandukanya, mu gutandukanya akababaro k'abazize jenoside yakorewe abatutsi n'akababaro k'abahutu nabo bazize? Urabizi ikibeho habaye ibibazo byinshi cyane, abantu barishwe. Rero ako kababaro ngiye ku giti cyanjye yakwibuka itandukanijwe, mbona ari ubukiriya ahubwo y'amacakubiri. Icyo kintu cyumvikane neza, niko mbyumva, niyo myumvire yanjye rwose. Please educate me niba hari uwumva rwose ndi wrong. Ntabwo ndiyumvisha umuntu ushaka kubitandukanya icyo agamije, kuko nta muntu uzumva akababaro ka jenoside yakorewe abatutsi ngo arengeho ngo avuge ngo arimo arayipfobya. Naje gusanga abantu bose bumva ko ari jenoside yakorewe abatutsi. N'ibyo abatutsi barapfuye bapfa bazize ubwoko bwabo, uwo mwihariko ntiwabura. Ariko nabwo kurwanira umwihariko, uwo mwihariko abantu bavuga gutu urupfu n'akababaro bigira umwihariko. Ninde ubifitemo inyungu? Mu yandi magambo ngira ngo akiprofite ibyo bintu. Ntabwo niba mbigarukaho cyane, niyo mvuze ngo jemamfu nuko nabonye
igera byose n'undi muri y'amoko akiprofite iryo tandukaniro iyo division y'abibuka. Aho niho twe gushakira ikibazo ubundi aho kiri mbere y'uko abanyarwanda bicara hamwe bakigira icyarimwe. Ya nge nkuko nakumvise numvise yuko wavuze uti nibyo ababyeyi banjye bahunze muri 59 bishatse kuvuga yuko nkomoka mu bwoko bw'abatutsi ariko nge by'amoko je m'enfu. Numvise yuko ntabwo wigeze uhakana yuko amoko atariho mu Rwanda cyangwa atabayeho nkuko tuyasanga no mu bindi bihugu, ariko uko nakumvise ni ukuvuga ngo nubwo ayo moko yabaho ari ibintu twasanze ntabwo ari ibintu byatuma dutuba umuntu, ntabwo ari ibintu byatuma tutagira urukundo ngo twumva akabaro k'abandi. Niko waba washatse kuvuga cyangwa warashatse kubivuga bitandukanye? Uko nashatse kuvuga ni ibintu ngire bisubiremo, nuko kuri nge nk'umuntu utarabonye aya mahano, jenoside yakorewe abatutsi ndayemera, ndayizi, haba y'umuryango munini. Ubwicanyi bwakorewe abahutu bushobora kuba na jenoside, mapping report igenda umuntu uri academique, nshingira ku byo nasomye, ntabwo nshingira kuri Munyangire, mumbwirire, munyumvishirize, mera nkanjye cyangwa urimbuke, nyirwanya nk'uko nzarwanya ikibi cyose gishoboka mu buzima bwanjye. Bishatse kuvuga ngo jewe sinumva impamvu amoko yagakwiye kuza muri concept yo kwibuka, bidakuyeho ko hari abatutsi bazize uko bavutse, bidakuyeho ko hari n'abahutu bishwe mu izina ry'ubwoko. Ntabwo numva umuntu ushaka kubitandukanya icyo agamije. Njye ku giti cyanjye numva kwibukana aribyo byabyara ubumwe n'ubwiyunge bwa nyabwo, buri umwe akagira umwihariko we kandi bikarekonesa. Ahubwo umunegationiste, umuntu urwanya uhakana jenoside, ni umuntu ubundi wagakwiye kuba ahakana ubwicanyi bwari bwose. Ariko uzumva hari abantu jenoside yakorewe abatutsi kubera ko ari jenoside leta yumva kandi yashizeho, hari uburyo bwo kwibuka. Ibyo bintu turabishima, reka mbivuge, ibyo bintu ndabishima ko hari umwanya wahawe abarokotse jenoside bwo kwibuka ababo. Byumvikane neza, kuba abahutu batarabona uwo mwanya ntabwo bivuze ko batari mu kuri. Ibyo bintu byumvikane neza, igihe kizagera wenda uko kuri kuzahagaragara bigaragare mu gihe kitaragera, ariko nta n'ukwiye kuba batera ibuye ngo ntibakwiye kwibuka. Kwibuka n'uburenganzira bw'umuntu ku giti cye, bitangira ku muntu bikarangirira ku gihugu. Niba igihugu rero na politiki kidashaka kwemera ko bibukwa, ntabwo bikoraho ko bari mu kuri. Njye numva akababaro kabo mwakisanisha nako, kuko umuntu wese ubabaye nta kababaro kabaho keza, kuko abantu bapfuye birazwi batemagurwa. Ndavuga ku batutsi ku batutsi barokotse jenoside yakorewe abatutsi nyine muri 1994, ariko n'abandi amabombe yikubiseho, abo barashe urufaya ngira ngo urabizi muri Kibeho, Kongo, ubuhamya twarabwiyumviye. Nge rero rwose abantu banyihanganire, nta ruhande neze kuzajyaho ngo nuko rushyigikiwe na leta cyangwa se rushyigikiwe n'undi wari wese. Nzakoresha inyurabwenge yanjye logique, icyo nzumva aricyo nicyo nzashyigikira. Icyo kora nemera ko mu mutima nama wanjye ushobora gukosa, ubwo bazanyigishe, please educate me. Mu gihe mvuga ibintu bidafutamye, nemera abantu basobanuriye, ntabwo ndi umwiza ngo. Ibyo uvuga nibyo Jean Ngendahimana, wahakana yuko abatutsi batishwe, bishwe n'abahutu b'abahezanguni, bamwe bari mu rubyiruko rw'interahamwe, abandi bari mu rubyiruko rw'amashyaka yariho muri icyo gihe za PSD, za PER, kuko nayo yabaye nk'acikamo ibice bibiri. Wahakana yuko abatutsi batishwe bagahigwa bukware, uwo yaba ari umusazi. Urambabarira, ntabwo ngamije gutukana, ariko umuntu yaba afite ikibazo gikomeye. Ku rundi ruhande naho uwahakana yuko agakwiye kuba yitwa umujenoside, uhakana jenoside, upfobya jenoside rwose. Ku rundi ruhande narwo uhakana yuko RPA, Rwandan Patriotic Army, ryari ishami rya gisirikare rya RPF batisha abahutu, aho bageraga nko muri za Byumba mu bice bari barafashe, bagahamagara abantu bakabwira ati muze hari inama, ku buryo byaje no kuvamo terimi ivuga ngo ni ukwitaba inama mukitaba Imana. Hari abantu bitavye inama ya FPR muri 1994 kugeza n'ubu batari bagaruka.
nkanjye wabaye mu Rwanda intambara ikirangira hari ahantu twajyaga nko muri za Butare ugasura umuntu akubwira ati dore kiriya cyobo kiriya kinini hari ubona ruriya runtu rutindo ni abantu interahamwe zishe, ruriya rundi ubona ni abantu inkotanyi zikimara kugera hano zishe. Mu by'ukuri ubwicanyi bwarabaye ku mpande zombi. Icyo mvuga ni uko ntabwo akababaro kumwe gapfobya kundi. Nemera yuko hashobora kubaho urukundo. Hari abantu bajya bavuga ngo leta ni umubyeyi. Njye ntabwo iyo terime njya nkunda kuyikoresha, kuko niba uri umubyeyi, leta si umubyeyi, ibyo bintu by'abanyarwanda. Leta ni umukozi, leta ni umukozi w'abaturage, ibyo bintu by'ubweyi babikureho, kuko leta zose amahano yabaye nizo zaturushye. Ngiye mvuga ko ahubwo sinzi aho bakuye ikintu ngo leta ni umubyeyi, ko nta leta nigeze mbona ari umubyeyi. Ni za concept zitajya ziba challenged bitewe nuko ubuyobozi systeme akenshi ikoresha uburyo bw'igitugu. Leta si umubyeyi, leta ni umukozi. Nagira mubwire ko niba tuvuga jenoside ng'abahutu bakoze jenoside, nibyo abahutu si bose bakoze jenoside, ibyo bintu byumvikane neza. Nawe bavuze RPA, ntabwo RPA yose ari abicanyi, ntabwo RPA yose bakoze ibyaha. Bamwe muri bo, bamwe mu bahutu ba extremiste, bamwe mu bari bagize RPA bakoze ibyaha cyane rwose. Ibyo ni ibintu byumvikana, generalization ntabwo twayikoresha. Ariko nagira mubwire ngo ibintu byo kuvuga ngo leta si umubyeyi, ngewe ubundi responsibility ya mbere nyishira kuri leta. Niba leta yasimbuye Habyarimana, ni nayo yagakwiye kuba rwose ahubwo iri gutanga ibyo bita indemnation, ni ukuvuga itanga impozamarira n'indishyi z'akababaro. Ikintu kimbabaza nge ni uko leta zacu zizi kwita amazina meza. Indege ya Habyarimana bakimara kwihanura bashyizeho leta ya transition yahise yita leta y'abatabazi. Iyo leta y'abatabazi nge navuze ko nzamvuga amagambo ku buryo extremiste ku mpande zombi bazajya bashaka ikinini cy'umutwe, kuko nge extremiste n'umuheza nguni abo mu Hutu abo mututsi kuri nge ni kimwe. Bamugane ko bivuze muri icyo gihe abari muri iyo leta y'abatabazi ni leta y'abatabyi. Mu by'ukuri abatutsi baricwaga, nta na rimwe ashobora kumva no kuri radio Rwanda bango nyaboneka mwe kwica. Nibura n'ijambo rivuye ku bategetsi ryashoboraga guhagarika ubwicanyi, kuko arabitwaza ngo FPR inkotanyi yahise yongera kubura imirwano, ntago twari kujya kurwana na FPR ngo tubone n'ukuntu duhagarika ubwicanyi. Ibyo ni bullshit. I'm sorry for my language. Ntabwo nigeze numva radio nge icyo gihe nari nigaga muri high school, nari umuntu ukuze, ntabwo nigeze numva bavuga bati mwikwica, ahubwo bumvaga RTRM irimo kuvuga ngo wowe kwa kanaka hishe kanaka. Usanga byabaye nko gufana umupira, abanyarwanda barimo gupfa. Ubwo iyo leta ni gute ushobora kwita umubyeyi? Iyo FPR nayo reba urwangano aho rugeze, reba ivangura rigeze ku ntera udashobora kubyumva. Niba abanyarwanda ari abana koko biyo leta, hakaba gahutu gatwa na gatutsi, ugasanga ufasha umwana umwe umurutishije abandi bo basunitse bagize hariya, ntabwo leta ari umubyeyi, nta nubwo leta yigeze umubyeyi. Nkuko babivuze, leta ni umukozi. Concept yo kwita leta umubyeyi irafutamye. Ntabwo leta ari umubyeyi, leta ni umukozi w'abaturage. Byumvikane gutyo. Ibintu byo kuvuga ibintu kwiyita umubyeyi niyo mpamvu ivuga abantu ntibayicalenjinge, kubera ko baba yumva ngo umubyeyi ngo ibintu byose igamije muri byiza. Hari igihe leta igamije ibintu bibi, ibyo bintu byumvikane. Hari igihe leta igamije ibintu bibi, ko leta ya Habyarimana yagamije ibintu bibi, abantu barapfa barashira. Byumvikane. Ikindi ngiye kugarukaho, ushobora gusanga abantu bazira ubutegetsi kuruta uko bazira amoko, kuko ubutegetsi bukoresha amoko. Ntabwo Habyarimana cyangwa se perezida Habyarimana nako leta Habyarimana gukoresha aba extremiste b'abahutu mu kwica abatutsi 1994, ntabwo mu by'ukuri ushaka gusanga urwango rwarimo ku mwanya wa kabiri. Ikibazo cya mbere cyari mugomba kurinda iki gihugu ku neza no ku nabi, mukoresha uburyo bwose. Ngira ngo urabizi ko icyo gihe hari mu ntambara, imipanga nuko yabuzwe, n'urwango baharwanyaga umwanzi w'igihugu wakinjiye. Abaturage buriya interahamwe zumvaga arizo zintu zikunda igihugu kurusha abandi bose muri uriya mwanya. Bumvaga bakunda igihugu. Kimwe nk'uko intore ubu ngubu ariko zibyumva. Voilà. Kuva kiragiye kugera zijya Kongo, zari zizi ko ari abakunzi b'igihugu bagikunda cyane. Amateka yaje kugaragaza ko ahubwo aribo bantu bari abanzi b'igihugu.
n'ubu kandi ibi bintu mbivuze nushaka ubiterura ubishire kuri no ruhande. Ese umuntu babwira ngo bari abantu n'abanzi bawe barahunze bari hanze akabyemera, umuntu babwira ngo hari abanzi b'igihugu kandi bene cyo basangiye igihugu ukamubwira ngo ni umwanzi se gute? Umwanzi w'igihugu gute? Igihugu ninde se ubundi? Igihugu ninde? N'igihugu ari abanyarwanda yanga, mu banyarwanda harimo famiye ye, harimo barumuna be, harimo inshuti ze, abangate. Ahubwo wenda ugenekereje wavuga ko ari umwanzi w'ubutegetsi, nabyo simbyemera. Wavuga ko atavuga rumwe n'ubutegetsi, kutavuga rumwe nanjye cyakumvikana. Yego ngo abategetsi bihanganye ni muceceke ngo uyu munsi so kurwanira urupfu, ni amagambo akomeye cyane. Kubona mugani nk'abo uvuga uti ababyeyi banjye bahungiye muri Kongo muri 59, uti nge navutse muri 90, jenoside yabaye mfite imyaka 4, ariko umutima wawe n'urukundo rwawe n'umuntu bwawe bigatuma uvuga uti ngomba kwibukana n'abandi nka kuri platform imwe nabo leta ishaka ko numva yuko ari abajenosideri cyangwa abana b'abajenosideri. Utararengaho impamvu nuko kuri nge numva atari ngombwa ko leta iza kumbwira ngo kunduye cyangwa wanguye. Ibyo n'umutima wa nama wanjye bikora. By'umwihariko none nshitse mu gaciro mwumva koko compassion yanjye umuntu iramwumva rwose. Kuba nagira compassion ubwoko bw'abahutu bwishwe bibuka bene wabo bishwe muri kiragihe ntabwo bikuraho namba kumva kabaro ka jenoside yakorewe abatutsi n'umwihariko wayo. Ibyo sibyo rwose. Ariko umuntu uzashaka gukoresha uwo mutima nama wanjye ngo yumve ngo ndumbafuti uko nagiye ku ruhande rwe, uwo muntu rwose namubwira ni ntacyo mfite nakora, ariko nyine nuko numva ibintu nuko nisanze. Genda hima nakubwira ngo ntabwo tumaze igihe kinini tumenyanye, ariko uri umuvandimwe wanjye. Ni ukuri kuko abantu bafite ubumuntu nibo dukeneye kugira ngo tubashe gukura ryabuye abasogokuru n'abasogokuruza n'aba data bagiye basitara aho ryabuye tugomba kurisunika bisaba ubwitange. Mu kurisunika harimo na bamwe rizagenda rigwira, nka Kizito ryaramuhitanye, hari benshi, ariko navuga ngo ntabwo twacika intege twakomerezaho. Ndagira ngo ngushimire kubw'ibyo ukora, gukubitira ikinyoma hakubuye. Navuga nti komerezaho, urakoze cyane kubw'iki kiganiro uhaye abadukurikira hano kuri Iwacu Heza with Dr. Justice. Icyo ngamije mu by'ukuri cyangwa twese tugamije ni ugutangira gutekereza iwacu heza, ni ugutangira gutekereza u Rwanda twifuza twazaraga abana bacu, ndetse niyo mpamvu dukora ibi ngibi nk'abakorerabushake, nta yindi nyungu tugamije. Jean Ngendahimana, urakoze cyane, ndagushimiye. Murakoze cyane. Gusa icyo nasorezaho nuko u Rwanda twifuza ni u Rwanda rw'abanyarwanda. Nigeze kubwira abantu kuko hari ntabwo ari ibintu by'ibanga, dufite sosiyete icitsemo ibice bibiri. Naha muri diaspora urabizi, hari abajya mu bikorwa bya ambasade, hari abajya muri Rwanda Day, hari n'abandi batabyemerewe. Hari abajya gusaba bajyanwa muri ambasade bakabibima ngo nagushyikira ibikorwa bya leta n'ibindi. Mu bindi bihugu abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abagushyigikiye bahurira ahantu bagasabana bakavuga. Ni ya concept ya diversity y'ibitekerezo itarakirwa nk'uko yagakwiye kuba, kandi ibitekerezo birasanzwe mu isi, n'umuntu uzashaka abantu bavuga rumwe bose ntibizakunda. Nsoza rero mbwira abantu ko turabyamaganye ibintu byo gukoresha amoko mu bintu bijyanye no gushaka kudahuza abanyarwanda. Aha ndavuga nk'abantu birwa bibaza ngo kubera iki se abantu bakwibuka hamwe, ngo byagenze gute. Ntabwo numva, reka mubwire, inyungu tubifitemo yo kwibukira hamwe uko mbyumva, byumvikane ko ari ibitekerezo byanjye, si ibitekerezo by'undi muntu uwo ari wese, bifite inyungu kuruta inyungu yo kwibuka dutandukanye. Ni ikibazo cyo kuganira, ni ikibazo twakwiye kuba tuganiraho cyane. Abantu bakaza bakanambwira, tukajya no muri deba, bakambwira bati twibukanye turahomba iki, turunguka iki n'igihugu. Kuko amahano yagwiriye u Rwanda ntabwo ari amahano yagwiriye ubwoko bumwe, bidakuyeho ko abapfuye benshi, abishwe benshi bari abatutsi
muri iyo jenoside yakorewe abatutsi 1994. Ndashaka ko hazaza deba bakambwira bati twibukiye hamwe twakunguka iki, twahomba iki, twibutse dutandukanye twitandukanije mu matumva kabaro kundi twakunguka iki, twahomba iki n'igihugu. Ndangiza mbwira abanyarwanda ko u Rwanda rwo muri 2040 ntabwo ruzaba u Rwanda rw'abahutu cyangwa abatutsi, nta nubwo ruzaba u Rwanda abatutsi bafata ubutegetsi cyangwa abatafata ubutegetsi bagakoresha abahutu bagakoresha ubwoko butandukanye n'ubwabo inyuma, kumbe hari guverinoma yindi ikora. Ni u Rwanda ruzaba rushingiye ku ndangagaciro, umuntu ndetse no kubahana bigendanye no kubahiriza amategeko. Ibintu bivuge ko ibitari ibyo nibyo duharanira, nibyo dushaka, u Rwanda rwubahiriza uburenganzira bwa muntu. Nta kindi gituma tuvuga ibi, ni ukugira ngo abantu bazabeho mu mahoro batekanye, tubicyanga amahanga atinya. Bitari ibyo tuzahora ducanamo, kandi naho tuzagira amahanga azatwota buri gihe. Nibyo Jean Ngendahimana, ngira ngo urwo ni rwo Rwanda turimo kubaka, ni u Rwanda twifuza, ni u Rwanda byo nibyo, u Rwanda rwo muri 2040 ntabwo ruzaba ari u Rwanda ruvangura amoko, ntabwo ari u Rwanda ruzaba ari u Rwanda, nicyo twifuza. Ariko nta gikozwe niko byakomeza kumera. Kandi urabona imbogamizi bimwe n'ubwiyunge n'ubundi ni uburyo twibuka amahano yagwiriye igihugu cyacu. Iyo ni imbogamizi ikomeye ubundi yo kugera kuri ibintu kumwe n'ubwiyunge bwa nyabwo nk'uko Kizito yabiririmbye. Ndashaka ko abazatwumva dusoza ikiganiro bazambwira ngo twibukiye hamwe twahomba iki nk'igihugu, twakunguka iki. Ni amagambo akomeye. Icyo ndagishaka. Tutibukiye hamwe twivanguye twahomba iki, twakunguka iki. Abantu bambabarire, akabaro ndakumva ka buri ruhande, ndabizi jenoside yakorewe abatutsi ifite umwihariko wayo, ariko icyo kintu bazagitekerezeho, hanyuma tuze dufite umwanzuro, turebe icyatwungura, icyatwongera ubumwe kuruta ibindi. Ntabwo njya numva uburyo abantu bavuga ko jenoside imihango yo kwibuka igomba gutandukanywa, maze ngo bambwire ngo turaharanira ngo ubumwe bw'abanyarwanda. Mba numva ari ibintu bihabanye. Ibyo ni ibitekerezo byanjye. Please educate me, ndabisubiramo aho nakosheje, abantu bankosore bambwire bati ibintu uvuze ntabwo ari byo, dore uko ibintu bimeze. Ikindi buriya rwose nta muntu nari ngamije gukomeretsa cyangwa kubangamira uruhande rwe. Uwo muntu niba hari icyo navuze muri kino kiganiro ambabarire, kuko nkunda guca bugufi, nkunda kumva buri ruhande, nkafata umwanzuro ku giti cyanjye. Murakoze. Nibyo, guca bugufi ni ikintu cyiza. Nge ku bwanjye ntabwo numva ko hari umuntu wakomerekeje cyangwa wari ugambiriye gukomeretsa, kandi nanjye ni uko mu by'ukuri icyo numvise muri wowe ni ubumuntu, ni urukundo, ni ubworoherane, ni ukumva yuko abanyarwanda dushobora guhura tukayaga akababaro kacu kandi tugafatana urunana. Nibyo, harimo bamwe bumva yuko abahutu bagomba kwibuka ukwabo n'abatutsi bakibuka ukwabo, ariko ibyo bintu ngira ngo byakomeza gusa guhembera amacakubiri, guhembera n'urwango, kugeza igihe abantu bazumva yuko twafatana mu mugongo, wavuga akababaro kawe nkakumva, nanjye navuga kanjye ukakumva. Ntabwo mvuze yuko nzumva uburibwe bwawe cyangwa uzumva uburibwe bwanjye, kurya uburibwe it's personal, umuntu niwe wumva uburibwe bwe, ariko numva yuko ikintu cyo kunga abanyarwanda ikintu tugiye gukomeza. Urakoze cyane Jean Ngendahimana, aho uri Imana ikomeze kukurinda wowe n'abawe. Urakoze. Murakoze namwe. Ndamagana abicanyi bose misubire mu mpande zose rwose. Abantu bishe abanyarwanda, abantu bishe abatutsi babaziza ubwoko bwabo, ndabamagana. Yewe nta mwanya bakwiye kugira mu bijyanye rwose n'igihugu cyacu, nubwo nabyo ushatse wagenda ukabiganiraho ukareba uburyo abanyarwanda bakongera kwiyubaka. N'abicanyi bandi bishe abahutu nabo ndabamaganye rwose, nivuye inyuma. Umwicanyi wese ahari aba ari umwicanyi. Naho nsoreje. Urakoze cyane Jean Ngendahimana. Murakoze namwe.